umuyaga niwo uba wahushye imyanda yose ukayirunda hano, akazi kano nako ari kenshi, mbega umunaniro, mba nicaye, mbega akazi we, umunaniro, akazi kenshi, kwiga umuntu arwara n'iyi myanda, umuyaga nawo uhora uhubagura ibi byatsi, si ibintu umuntu azabivamo koko? ariko reka ntere kumuhamagara n'ubundi abakozi bo mu rugo nta hantu bajya, ko mujyaniye telefone nziza nubwo ari okaziyo yarampenze, icyo nzi cyo araza kuyikunda, nari naramwemereye impano ariko nyine nimujyanire nubwo nasize bitoroshye. Ariko nakunda ubundi se najya sibye gukora aka kazi karirwe nisabiye kabwo buzima nisanzemo, nakundi nyine navuga ko mureva amangu ugasanga nta kintu nakoze, ngo nta kintu nakoze, dore ko baba banyibumva bagira ngo bo nta maboko bagira, ntabwo bamenya ko n'umuntu ari ikiremwa muntu, amaboko ujya wamuvunisha bagira ngo we ntabwo yavutse nk'abandi. Bari bwaze kugakunda pe, ko mabuja bibazafuha noneho ndipe ndamukunda koko, siko namusariye we, ariko ntari n'ibogari ntacyo bitwaye. Ndinaniriwe mana we, akazi koko herezo ryakora izabiriye koko, ibyo byashyizwe hano nandi barabana nabo bigira inkubagani kandi ari bakuru, mu gufata ibintu bakajya kubijugunya ari birakomeye, no kudushaka sugura inzira abona ari mabuta. Bite amakuru mucuruzi, umeze ute pa? Reka kwanduza ndi mu kazi. Nta kibazo, nangeze ni mabuta nawe yagiye gusura, siko nabonye utinze kuza gufungura nkagira ngo mabuja uri yagiye gusura Oriane kwa muganga. Yakomeje kurwara? Yakomeje kurwara byaragoranye. Ese ubundi biriya bintu ni biki byamufashe we? Sinzi icyabiteye, gusa ntabwo arasanzwe abirwara nyine tu, ntabwo arasanzwe abirwara, sinzi icyabiteye. Ndumva ari ibibazo byabaye ibibazo, bagusize ngo ukubure. ingira tuganire mu nzu. Murakoze. Nene narindi mu kazi, wari umeze ute se? Shameze neza. Cyagiye udusura rero wagiye ibintu byagora, umwana yarwaye ameze nabi. Shameze ukuntu nari ngukumbuye. Yego, ese fone yanjye byagenze? Ndimo umwenda siko cyagiye winyemereye. Umva ko wagira ngo wari wanabifoye. Noneho rero nyine cyagiye byabaye ikibazo. Ku bundi uriya mugore byagenze bite? Simbizi iby'uriya muti natanze ahari menya bitazangwa amahoro, ntangiye kugira ubwoba pe. Si uriya mugore basi yaba yarambeshyaga afite gahunda yo guhemukira umwana we? Ariko se nabwo umuntu yakwihekura gute ari umubyeyi? Ariko se nabwo uriya mucuruzi bamuzizaga iki? Ariko uriya mugore ashobora kuba akunda uriya mukozi uko byasa kose, kuko njye ndumva nta kindi kintu cyari kubitera. Ariko se katananuka kumvugisha, sinajyayo singe nyine uko bagiye kwa muganga ntabwo bari batanze. Ese kuva cyagiye umwana cyari kwa muganga? Bahise bamujyana kwa muganga nyine, byabaye bibagiwe buri kimwe, yibuka papa we, yibuka mama we, yibuka ko undi mukozi wabo ari kwa muganga baramugwaje. Ese biriya birasanzwe birwara? Ntabwo asanzwe abitwara, byarizanye Imana kuko cyagiye mubonye ko namubonye. Ese ko wanjye wamusigaye urugo wenyine? Siko wanjye abandi bantu babana? Bagiye kumusura abana na mama wabo. ndumva ndushye ibitotsi mfite. Ngiye gushaka akanya ndyame aho ubundi Oriane ndarwarire, azajya gukira n'abashize mu mwuka nubwo karuguru. Bagiye kumusura, ntabwo bari bataguye imbere hano, tutari gukora amasuku nyine tu. None se kutakimpamagara?
siko utakimpamagara urabeshya ni ukuri tega amayinite yarabuze agafone karapfuye ahubwo se fone wanyemerewe byagenze banayizanye wagira ngo waribagiwe wayihise ngo tora imeze irimo imikino noneho urishima pe iyo ni yanjye iya kazana si zana nyine nuza si yanjye nyine yagira hino muri telefone ubusa no kuyifungura ingakira ntarebe gute se iwacu bari bayifite n'abayikoreshaga hakira ni keza nyine fata kuko ufite ubwoba reka nyibike mabuja atayitsanga nakivumbura ngo nyimuye nawe nta fone agira ubwo nyine yifata nanjye reka nyibike nuza si yanjye uzamenya kubikoresha nzanyitwaramo kuko ndabona utishimye nk'umuntu utarushaka hano yanze gukwira nzanyitwaramo hano nuza si yaba yanjye yego urakoze cyane urakoze cyane umva none se ntabwo wari umukuye cyane n'umukumbuye nyine kubera ko cyagiye byabaye ibibazo bakajya bidushyiraho ngo nawe ngo twateje ibibazo none twangije umwana wabo byatumye najya mwibuka cyane ariko nari mukumbuye nawe kuzabisura kuri botike ariko naherutse kujya guhaha nsigaye nirirwa ndi kwita ku masuku hano bari akazi tubonye isaha y'induba akabutura keza nshaka none ko mba ndi guhanaguriza imyanda kubera akazi kenshi gukira ni ivumbi ryuzuye kubera akazi usanze ndimo gukora amasuku hariya hanze mbese kugira kuza ku mpande barakubujije wapi nibo basigaye bigira birirwa kubera ibibazo byabaye ingerirwa hano abantu babaye umucakara wabo umuyaga n'uguha ukamanura ibyatsi bivuze kuba umukozi bivuze ko umwana ariya nawe ikibazo mu bibazo ubuze ari kugira ngo nanjye bamukoma aho cyangwa ashaka gucuruza mabuja bite bande bite byanyu uri ibibazo mu bibazo turabigabanya bagarura ahubwo mbere nari watetse se zibaze irindi aha gusa nizere ko byari bitazi noneho twakirira cyangwa ugende mu izina rya Yesu